abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 213 cy'ikinamico Shira Impumu, aho Musafiri nyuma yo gufungurwa akajya mu biganiro by'isanamitima abifashijwemo n'umushinga dufatanye urumuri, yagiye gusaba imbabazi umuryango wa Flormina yasahuriye imitungo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, nuko bariyunga ndetse biyemeza kuzafatanya gutera igiti cy'ubumwe n'ubudaheranwa nk'ikimenyetso cy'igihango imiryango yombi igiranye. Hagati aho imyiteguro y'ubukwe bwa Roza na Simbikangwa yaririmbanyije. Naho umukecuru Meresiyana hari icyo yashakaga kwereka Roza. Ese mama, icyari iki? Mu kwamana amatsiko, reka mbareke mukurikire igice cya 214 cy'ikinamico Shira Impumu. Ese Kimo, kudashyiramo imbaraga ngo dusarure bino bishyimbo, urabona ikirere kidatangiye guhinduka? Erega nimbeshyerwe ndumva nta n'imbaraga mfite. Ugize ngo iki? Ntumaze iminsi mu mayoga waranze guhaha ngo umukoresha ntaraguhemba? None se nyine ndabeshya, hari ubwo se bari baduhemba? Arewe, narakumenye di. Ubwo rero wari uzi ko Specioza ntamuzi. Ngo nde? Umva mbese ukuntu yijijisha. Ubwo rero amafaranga yose wahembwe niwe wayahaye. Ariko ubundi wa mugore we, nta nyabingi zigeze zigutera? Kimo, ugize ngo iki? Ngo nyabingi? Mu minsi mikuru sinabuze amafaranga yo guhahira abana banje bakajya gushukura mu ngo z'abandi. Umva mbese, none se kuba warareze abana bawe nabi, ninjye ukwiriye kubibazwa? Twese ntidufite inshingano zo kubarera, ahubwo ibyo wigira byose uba ushaka amafaranga, dore bagiye gusubira ku ishuri. Ariko se ubundi wavuze gahoro Mukamuso, ahubwo mbwira, none se koko abana bagiye gusubira kwiga? Bagiye gusubira ku ishuri nyine. Ubwo rero ugomba gushaka aho tuzakura amafaranga tuzishyura muri iki gihembwe. Mukamuso, sinkubeshye pe, ndumva nzongera kubona amafaranga nibura mu kwezi kwa 3. Mana ishobora byose, akasakumiro mwuka byaramwe. Navuga rero ngo Mukamusoni ndingari. Ariko se ubundi wowe ntukora? Wagiye ukemura ibibazo by'urugo. Ugize ngo iki Kimo? Ngo njye nkemura ibibazo by'urugo? Ubu koko kiriya kigage ncuruza cyavamo amafaranga yo gutunga urugo no kwishyurira abana ku mashuri? Harya ngo maya yawe uzajya uyatungisha inshoreke? Ariko Mukamuso, ubwo nta soni? Urabona igihe wahereye? Aha, reka nicecekere da. Mwana wanjye rero, urabona nta gafaranga nkigira, singishobora kwicara ngo ndaboha ikirago nka kera, ariko hari uduseke 2 nakugeneye. Durabubu ntimugifata uruhindu ngo muraboha utwibo, maze utujyane tuzagufashe mwana wanjye, ujye ubikamo utuntu, nibiba ngombwa ko hari n'uwo ugiye gusura, umujyane yipfukire, ntukajye gutira ngo umugabo wawe aguseke. Nuko niyo mpano nakugeneye mwana wanjye. Mukecuru, ni ukuri murakoze cyane, umpaye impano nziza kandi nari nkeneye. Ahubwo se ko mbona utu duseke ari twiza, uracyafite imbaraga zo kuboha? Uretse se ko nta maso nkigira, utu ntabwo ari twiza nk'utwo nabohaga kera. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha, maze uzihangane mu bukwe ntuzahabure. Nzazinduka rwose, tuzacinye n'akadiho. Maze rero urakoze mukecuru, reka dusohoke mufashe dushyire biriya bitonore ku mashyiga mbona ubugenda. Reka dusohoke umfashe usiga tubiteretse ku mashyiga, ahubwo se ukuntu ugiye bitanahiye ngo dusangire n'ukuntu wanzaniye agaceri ko kubirisha. Humura mukecuru, tuzasangira ubutaha. Niko Mukamuso, ko mbona witwaje ibaruwa wandikiye nde?
ndeka undorere Rwema we, iyi baruwa nanditse n'isaba inguzanyo. Aha kanya se amafaranga twagabanya mu itsinda dusoza umwaka urayamaze cyangwa urashaka inguzanyo yo kwiteza imbere? Wishinyagura, ndashaka kuguza amafaranga y'ishuri ry'umwana. Ntuzi ko bagiye gusubira ku ishuri? Njye nabanje kubyumvikanaho n'umugore wanjye, tukimara kugabana mu itsinda twanje gukura amafaranga y'ishuri ry'abana. Maye se ko mwe mukora muri babiri? None se nakimenye sinabonye mwese mufite umurimo mukora? Ni kwamaho mwaretse tugatangira inama. Mureke dutangire inama badi. Murakoze cyane kuba mwitabiriye inama y'itsinda twiteza imbere. Akaba ariyo nama dukoze bwa mbere muri uyu mwaka wa 2025. Nk'uko abanyamuryango twabyemeranyijweho, muri iyi nama turaza kwibukiranya ibyo twagezeho mu mwaka ushize, ndetse turebere hamwe ibikorwa duteganya gukora muri uyu mwaka dutangiye. Ni mu nyemerere aka kanya ngaho umuyobozi w'itsinda ryacu wungirije ariwe Gatesi ayobora iyi nama. Murakoze cyane. Umubitsi w'itsinda w'amahoro arakoze cyane. Uyu munsi umuyobozi w'itsinda Fromina yagize impamvu yatumye asiba, niyo mpamvu ari njye ugiye kuyobora iyi nama. Ntangira ndagira ngo mbifurize umwaka mushya muhire wa 2025. Ngira ngo abenshi twaherukanaga umwaka ushize. Ariko uzi ko ari byo koko badi, uzi ko duheruka guterana koko mu mwaka wa 2024. Nk'uko mubizi rero itsinda ryacu twiteza imbere ni rimwe mu matsinda agize club dufatanya urumuri. Akaba ari rimwe mu matsinda y'iterambere yo kwizigamira no kugurizanya twashinze nyuma yo gukira ibikomere by'amateka no kunga ubumwe tubifashijwemo n'umushinga dufatanya urumuri. Ngira ngo muribuka ko umwaka ushize itsinda ryacu ryageze ku bikorwa byinshi kandi twishimira. Ni ukuri rwose nimureke twiha amashyi badi. Rwose turayakwiriye uyu mwaka twarakoze. Ngira ngo mwese mwabonye ko ubufatanye bwacu bwatanze umusaruro. Nk'uko mubizi itsinda ryacu twiteza imbere ryatangiye rikora ubuhinzi bw'imboga n'imbuto, nyuma tuza kwagura ibikorwa byacu dukora n'umushinga wo gukodesha imyenda y'abageni. Nabyo nimumfashe tubyishimire. Ikindi twishimira twagezeho muri uyu mwaka ushize ni uko buri munyamuryango w'itsinda ryacu yabashije gutera ibiti 5 by'imbuto ziribwa mu rwego rwo kurwanya ikibazo cy'imirire mibi n'igwingira mu miryango yacu. Umwaka wa 2024 usize buri munyamuryango w'itsinda ryacu afite itungo. Muri iyi nama rero tukaba tugiye kurebera hamwe no kwemeza ibikorwa itsinda ryacu rizakora muri uyu mwaka wa 2025 dutangiye. Mu nama zitandukanye abantu benshi bagiye batanga ibitekerezo ko twakomeza kwagura ibikorwa byacu by'ubuhinzi, tukava mu buhinzi bwa gakondo tujya mu buhinzi bwa kijyambere butangiza ibidukikije. Dore abantu bariyongera kandi ubutaka bwo ntibwiyongera. Ahora nikiza wa zikibwera amahoro ahantu hose twahingaga hahindutse imiturire. Nyamara ibintu bigomba guhinduka. Naho ndi mu minsi iri imbere ko n'ibyo kurya bishobora kuzaba ingorabahizi. Mugire tuze tuganire badi. Musafi karame mubyeyi gakwande. Maze rero mu izina ry'umuryango wa Mbanzabugabo mpagarariye tubemereye umugeni mwadusabye ari we umutereka amataroza. Murakoze cyane mubyeyi gakwandi kuba muturemye amaboko. Mudukenuye ku mbuto muntu, umuhungu wacu Simbikangwa Silvestre akaba agiye kuba umugabo. Nkaba ngira ngo nongere nsaba abo twagendanye bose bandiza amashyi n'impundu twongere tubashimire. Niko Mukamuso. Karame mukecuru. Ntureba ko bamwe n'ubwiyunge bwatugiriye akamaro. Gute se? Icyo utabona ni ikizi. None se wari uzi ko Musafiri yahurira mu bukwe na Gakwanda amusaba umugeni? Ibyo bintu wari ubyiteze? Mukecuru,
nanjye numiwe pe. Uyu ni umusaruro ukomoka ku mushinga dufatanye urumuri. Ntuzi ko mbere Gakwandi atatahaga ubukwe bw'imiryango badahuje amateka? Ndabyibuka mwana wa, kuhakura umugeni imbere ho cyaraziraga. Yarahindutse pe. Nukuri uyu mushinga wabaye ingirakamaro, waziye igihe pe. Erega biriya biganiro by'isanamitima twanyuzemo byadufashije komorana ibikomere by'amateka. Ababyeyi bacu barakoze, baganiriye neza, maze rero inka zakuwe mushiki wacu Roza za nyina zifite amazina. Reka mpamagara batahira baze batubwire amahamba n'amazina yazo. tubahaye inka y'Imana imara agahinda, tubahaye inka yihogoza ihogoza abayireba batayitunze bagasuherwa. Ngwino Nyiramutemba nshyushye igitondo gitangaje, nzakuragira ikirungu shira ikirungurira, nzakuragira umucyamu cyamura ibondo. Iyo bahanagura bahanamye imvura yagwa bakayugama mu rubega, kaze neza museke wamennye ishyamba batindi bamena ibanga. Mbibuzira iki inka zakuziririza, mbibuzira iki inka zakuziririza, uzira iki inka zakubangurira. Ngwino mbibi susurutsa abari bagahimbaza uruhimbi, ngwino mbibi wehe. Zirimo rwogesha kuyanga za masamaza zakuriye mu nziza zasimbikangwa zizihiye ijuru. Ndirwamamara kurinda rwamayidubwa intashye, ndishebuje w'intabangira ingitambuka neza iremereye ikwiye umwari Roza, dore ko yarobanurana ubuntu simbikangwa akayishorerana ubugabo, none akaba yimumurikiye ku mugaragaro. Uyu mwari akwiye inka rwose kandi akwiye inka isobanutse nk'ingiyi. Umuheto wanjye kiri mu maboko nawe utunze irundu nagasetsa, abarenzi batanguranwa batoragura amabano, nanjye nisunga intagara rukomata ntambara barasuherwa. Irwego rwejeje intambara nyigira igitagatifu kitavogerwa. Nanjye nirwihandagaza mu gahenga ndo umuhanga kumuhita ishyamba ry'ubwiru nariciyemo inkora nkubita bakona imbaka indongozi. Nari kumwe n'intungura bakinga rwa kirenga ikirangirire cy'ubukombe ntwara umuheto wasimbikangwa, ariko kandi riri gikaka ndigikanu cy'imfizi gituma nkondwa nuko nsusurutse imbaga. Ese ndo kuki kubunani wiguriye inkweto wenyine nge ntungurire? Amafaranga se nari kuyakura he Macibi? None se amafaranga wakuye muri ya sake yose wayaguzemo inkweto zawe arashira? Mani ishobora byose. Uyijyana ku isoko se sinakurebaga? Ejo bundi wabeshye mama ngo barayibye nuko ndakwihorera sinakure kugira ngo. Umva mwana Macibiri, ntuzandaburize se. Nzareba akantu nkugurira. Nyamara nundakaza ndo, nzabibwira mama ko wakomeje yangeso yo kwiba. Ariko wabaye ute Macibi? Erega ntabwo ari ukwiba, ntukwirwanaho. None se ntuzi ko papa yanze kutugurira imyenda y'imisi mikuru? Ubwo se ubona nari kuzambara iki ku bunani? Ariko kuki utazi kwihangana ndo? None se ngewe ko ejo nambaye inkweto njyana ku ishuri, urabona narabaye iki? Ubushize w'iby'imineke yishyira agatesi nkubikira ibanga. Ntiwibuka ko mama yabeshyeye papa ngo niwe wayibye? Ntiwari uhari? Ubwa kabiri upfundura amafaranga ku gitenge cya mama nayo urayatwara. None dore nejo bundi wibye isake. Ariko kuki ubundi urinjajwa? Sawa sha, papa na mama nibaza nibwo umenye ubujajwa bwanjye. Ubwo subaye iki? Amakimbirane yo mu muryango wa Kimonyo akomeje gufata indi ntera nyuma yo kutuzuza inshingano z'ababyeyi. Umuhungu wabo Ndori yagurishije isake ya nyina agura inkweto zo kwambara mu minsi mikuru. None se ko mushiki we Macibiri ashaka kuza kumurega ku babyeyi akababwira amakosa ye yose, aho Ndori biraza kumugwa amahoro? Ntuzacikwe n'igice cya 215 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama cyangwa igitekerezo watanga, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ya telefoni itishyuzwa ikurikira 0794 94 85 64 74, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ya telefoni itishyurwa ariyo 89 99. Ushobora no kutwohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira ariyo shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube Ikinamico Shirimpumu, mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45
mbere y'amakuru y'ikinyarwanda.